Dutangiranye inkuru yacu n'umukobwa nk'uko muri kubibona yari ari kwigendera arimo guseka rwose ubona ko yishimye afite igipirizo ndetse afite na kado mu ntoki ze. Undi barakwereka undi mukobwa yagiye aramucunga aramwitegereza aravuga ati aratambutse. Ubwo disi yaje amwirukankaho aragenda yari afite ikintu mu ntoki sinzi ngo kirimo iki. Disi barakwereka n'umugabo ku rundi ruhande yari yibereye kuri telefone ariko agenda areba ba bakobwa bari gutambuka ariko ari kuri telefone. Disi barakwereka ko umukobwa wundi yamuturutse inyuma araza atangira kumushyira ibintu ku kibuno by'umutuku ubona ko disi ari kubikura muri cya gicupa. Disi umukobwa wundi we ntabwo bari kubireba akomeza urugendo rwe akigendera ntabyo aba yabonye. Undi na rwose arabimusiga abimushyiraho neza neza nk'uko muri kubibona arangije disi undi ubona ko yishimye ntazi ngo birajya hehe nta nubwo azi ngo bari kugenda bite. Disi barakwereka ko umukobwa wundi yase akijugunya ahantu mu byatsi arangije aravuga ati ese nta muntu uri kundeba, arangije aragenda. Disi wa mugabo nawe niko ari kubireba byose abireba ati se ubundi bari abantu bameze bate bari gupfa iki. Ubwo disi yavuye kuri telefone avuga ati umva se kanze mbanze ndebe ibintu hano ndaza kujya kukuvugisha. Ubwo disi yahise agenda yinjira mu biro ahita abwira umuntu warimo arakirininga urakora amasuku ati mva gira vuba vuba duhinduranye imyenda aba ari njye gukora amasuku. Ubwo disi barakwereka wa mugabo ni umubosi wa hano hantu yaragiye ahita abwira umuntu umukorera amasuku ati zana imyenda tugurane vuba vuba ndaje nkwereke icyo nshaka gukora. Ubwo disi barakwereka wa mukobwa wundi basize ibintu ku kibuno yahise yinjira ubona yuko wa mugabo uhinduye imyenda niwe bosi w'ahangaha. Abakobwa babiri baje gusaba akazi nk'uko muri kubibona ubona ko wa wundi bose bahuye baje gusaba akazi ubona yuko ari n'inshuti. Umwe yaratunguwe ati none se burya bamwe ngo ntabwo uzaza byaje kurangira uje. Disi barakwereka babahaye intebe hako twabonye yuko wa mugabo byose yabibonye ukuntu byagenze ibintu bakora ibikorwa byose yabibonye. Disi barakwereka umugabo yikomeje amasuku arangije araza yiyinza kuri wa mukobwa wundi umwe wasize wa wundi ibintu maze undi aramubwira ati ariko ubundi nkawe warasaze nta soni ngere kutugwangira urahenda ukaza ukankoropa. Kumbe cyatazi uyu mugabo ari kubwira niwe bosi baje gusaba akazi. Ndebera nawe ukuntu muzikururira imivumo. Ubwo disi uko kuba uyu nguyu waba ukimuhaye akazi kadutegereze turaza kureba. Ndagusaba kutarakora subscribe uyikore kandi nawe ndagushimiye utubwira ati ese iyi nkuru ukwiye irihe somo. Disi umugabo ati mumbabarire ntabwo byari bikwiriye. Disi barakwereka basigaye baganira bati nk'ubwo turi inshuti ariko dushaka umwanya umwe ubwo rero uzawutsindira wese ngiye nta kibazo. Disi barakwereka wa bosi yaraje ati umva bosi yiteguye kuba yabakoresha interview sibyo se yiteguye kuba yabakoresha interview nta kibazo. Kumbe ibyo batazi uyu niwe nyiri bosi niwe bosi arimo arabajijisha. Disi wahandi yambaye ati nta kibazo reka mbanze ataragenda wa wundi yasambwiye ati oya we ibyo niki byakugiye ku kibuno oya uwo ni umwanda wapi ntabwo wakagiye imbere bosi umeze gutyo. Kumbe kandi niwe wabimusize. Ndebera nawe kugira ishyari ese ko yamugiriye ishyari azi ko ari uzatsindira umwanya byose bosi yabirebye arituriza. Ubwo disi umukobwa aramubwira ati oya icara bari njye ubanza ubanza ibintu ntabwo wapi ntabwo wajyana imbere ya bosi. Ubwo disi umukobwa wacu ugira umutima havuga ati nyigereka nyigendere nzaba ngaruka ubutaha. Kubona ko wa mukobwa wundi yamubwiye ati umva ugiye uzagaruka ngiye kamaze ngende nsabe nkore interview nawe uzagaruka umunsi wawe ubikore. Disi arakwereka umubosi yarabirebye byose arabireba itegetse kandi agakora ukuntu kari kubigenza kamubwira ati sigara cyangwa utahe uzagaruke wanze kwitunganya wikorera isuku maze ngiye mbanza muri interview. Kumbe cyatazi uyu niwe bosi kandi byose yabonye ukuntu byagenze. Ndagusaba ati iyi nkuru uyikuremo isomo nayibazaniye iyi nkuru uyikuremo isomo. Ngo barakwereka kuba kandi kase gafata ibintu byako karangije kati umva reka ngende vuba vuba ndaje ngende nirukanke ngende nikorera interview weho uzabujyayo. Ndebera kugira ishyari ese koko bizamuhira.
bosi byose arabireba yihagarariye aho ngaho. Ese rero wabigenza ute? Ubaye uri umukobwa wabigenza ute? Siga igitekerezo muri komenti utubwire ngo njye nabikora gutya. Ngo barakwereka umukobwa ashatse kwitahira, bosi ati oya nta kibazo, uba wicaye aho ngaho, erega nanaguha n'ishati ukayicara, ariko nawe nshaka yuko ugenda udakoze interview. Icyo atazi cyo ntabwo azi yuko uyu nguyu ari umubosi. Ariko yaramwumviye ati none kuko ntabwo uranseka. Bosi ati oya nta kibazo ntabwo guseka. Ngo disi bayicaye batangira kuganira ati nishimiye guhura nawe, ndabona disi uri umukobwa witonda kandi ukwiriye akazi, Imana igufashe bosi azi kuguha akazi. Ngo disi umukobwa aravuga ati koko se ntabwo nabona akazi pe, ntabwo nizeye ko nabona akazi. Ubona disi njyewe nta nubwo mfite nyine na CV ihambaye cyane ku buryo disi nabona akazi aha ngaha. Ngo disi bosi yaramwihanganishije ati wewe humura, akazi uzi ngo gasaba iki? Ntacyo gasaba pe, wewe uzasenge wanabona gatsindiye da, ntawamenye. Uretse kwerekana wa wundi yinjiye ku mubosi, kandi uyu nguyu yinjiyeho ni wa wundi ukora amasuku yigize bosi. Ngo arakwereka umukobwa yaraje ati acyakosha kira CV yanjye, iyi ngiyi niyo CV yanjye, njyewe umva mfite CV nyinshi, nibyo ntashyize aho ngaho rwose, njyewe ndeba aha ngaha ndarenze. Ngo disi barakwereka umukobwa utizeye dukora atangiye kureba ati Mana yanjye n'ibiki Mana yanjye barasangamo. Ngo disi umugabo nawe yafashe CV atangira kurambura, ataratangira kurambura, agitangira kurambura impapuro nyine, ataratangira kwitegereza neza, atangira gusoma gake gake bati se ino CV se harimo ikira. Ngo disi ukasoma akigira siri nyine ntanavuge. Ubona ko disi yumiwe uko umukobwa yabonye ko nyine bigiye kumucanga, ahita ahaguruka araza yegera bosi gake gake nk'uko muri kwibona, amusikuza ya CV ati shyira hasi, ariko asese wanje kuyisoma ati rega njye nakubwiye ngo ndahari wese, sibyo se ndahari wese na CV yanjye nibi muri CV yanjye nibi ngibi birimo, sibyo se kandi urabizi ko nyine sibyo se. Ndeba nawe umukobwa w'inkozi z'ibibi yatangiye gufungura umugabo w'abandi amashati, atari se akazi sa kanjye. Ngo disi ndeba yagiye gutanga ruswa y'igitsina. Ndeba nawe umukobwa aramubwira ati njyewe ariko barahanze njyewe mva ku kazi ndakora, ngira umurava kandi nyine byose nuko njye mbitanga, sibyo se. Ngo disi bakwereka yatangiye kumusoma, ubona ko nyine ndeba nawe uyu mukobwa ndebera wagiye gushaka akazi, yagize kuhagira ishyari wa wundi, none ndebera ngo yagiye kuri uriya wundi. Bakwereka disi umugabo nawe ati none se wampaye CV yawe nkareba nkaba nisomeramo mu gihe bosi atari yayikwaka. Ngo disi barakwereka umukobwa ati hako se nuyisoma ntabwo uranseka? Nsezanye ko utaranseka. Umugabo ati oya kare ko ntabwo naguseka, nshaka kwisomera nkareba niba nanjye nazandika CV nkajya gusaba akazi. Kumbe icyo atazi ari kubwira bosi we, ndebera umukobwa inkuna yibazaniye uyikuremo isomo kandi ibitekerezo ukoresha cyane. Ngo disi barakwereka umukobwa disi mwiza yatangiye kuvuga ati nta kibazo reka nyiguhe, hakira nta kibazo nawe wirebere gusa ariko ntuseke. Disi umugabo yatangiye kubona yuko disi uyu nguyu ni ukwiriye akazi, naho ari kuriya watangiye kuza nyine amwiryaho arimo no kumugirira ishyari. Disi bosi yatangiye kurambura CV avuga ati iyi ngese niyo bavuga ngo ntabwo irenze hewana, ntabwo ndabona ikomeye cyane. Ngo disi umukobwa aravuga ati koko sirarenze, murakoze cyane nyine nubwo nta kundi. Bakiri aho ngaho ya nkozi ibi yarasohotse, ubona ko disi arimo arihanagura ku minwa, yagiye asoma umugabo w'abandi, ubona ko disi ntanatekanye ati umva akazi uyu munsi ni akanjye nijoro agatsindira ewana, njye ntabwo wankiniraho, akazi uyu munsi ni akanjye. Disi akwereka wa mugabo yahagurutse, akazi ni akawe se kumbe atazi ntuko ari bosi, atari ko nawe uri kwiyumva ese akazi ni akawe niwe utanga akazi. Ati aha umukobwa ati ewana njyewe akazi ni akanjye, ati njyewe ndamanuka nkitwikira ewana njyewe akazi ni akanjye, hari undi se twakarwanira? Kumbe yishingikirije ibyo amaze gukorera mu biro, ibyo atazi ngo niwe bosi we. Ndebe umukobwa yahagurutse ati akazi ni akawe se barakwemereye se? Ati okay amahirwe masa congratulation. Bakiri aho ngaho wa wundi yarasohotse asohoka arimo arafunga amashati bavuga ati ewana kakakobwa murakaze ikintu kankoreye.
ngo nako nawe nyine ntabwo yamuhereje nawe baba bati iwana ngo disi ku maso bamusomaguye ibintu byose yari yisize byose byagiye kuri wa mugabo ku matama ku biki yaje yihanagura bavuga ati iwana ntabonye ko twebwe ngo akazi nakangiye umunsi uhanyumva ngo disi umubosi byaramurenze bati koko njye ntabwo ngisimva nashaka umuntu ko komeza gutya ngo disi umukobwa yagiye aho ngaho avuga amagambo aravuga ati iwana hagusa ntabonye akazi undi muntu wakabona ngo disi umugabo tariko avuga ati dore ibintu wankoreye ntabwo ahangaha ntabwo njye utanga akazi pe ntabwo njye utanga akazi ngende umukozi wangaho bisanzwe ndi umukirina ati bosi nguriya ngo disi umukobwa tariko avuga ati bosi ni nguyu se birashoboka se ngo disi arakwereka umukobwa yatangiye kugwa mu kantu ati koko se ntabwo ari we bose ngo disi barakwereka byaramurenze atangira gusara atangira kubitekerezaho ati se birashoboka ntabwo bishoboka umugabo ati akazi ntabwo ari akawe akazi ni ak'uyu mukobwa ubona ngaho inshuti yawe ibintu wamukoreye hanze byose ujya kumusiga ibintu ku kibuno byose nabirebaga niyo mpamvu nanjye naje nihindura umukozi wahangaha ibintu byose wakoze nayibonaga ntugire ngo rero tuba turi impumyi kandi ntabwo naha akazi umuntu umeze nkawe nawe urabizi ntabwo imyitwarire yawe naje gusanga idahwitse ngo disi umukobwa byaramurenze bati koko niwe ubona binsize yangiriye ishyari ngo disi umugabo ati uyu munsi niwe utsindiye akazi ikaze mu kazi ngo disi arakwereka umukobwa byaramurenze bati njye utsindiye akazi ngo disi byaramurenze bati birashoboka se jye baba we umukobwa ati uyu nguyu nawe ati ariko ari kwikinira nizere ko ari joke rwose ngewe akazi ni akanjye kudusubira kwereka umukobwa umujinya waramurenze ati ngewe n'ukuntu umaze kuryama n'uriya mugabo ngenzi ko ari bosi urimo urankinisha ntabwo bishoboka umugabo ati reka ntabwo ari ngiye bosi rega wasaze dusubira kwereka umukobwa bamwimye akazi umujinya uramwica ubona ko bimubabaje akunda kumva nawe kubigenza ntabwo asubije inkuru yacu umunsi nakagaruka imana wende cyane turabakunda ciao